General rwose utamenya ngo niki urumva yego hari babizimungu hari bakabirigi hari bande bose ushake ufata izina rya buri umwe wese ntumuburire izina hari abanyamakuru bateye ubwoba n'aba propagandiste uyu munsi munavuga mbaye haga bakantano bariho abitwa ba Florent Campayana mbavuga ishyira hejuru muri intambara yo kumara abatutsi bo muri Kongo yo kumara abarwanda no kugira gute babita kuri abo ngabo nukuri kose zigiye kukubeshya intambara nagezaranye itagize segment y'ubutabera last time nabikubwiye ndamukubwira mu izina ryabyo ishyaka CNDD rizaraswa rero ko yigize pare jagu pare na ino ntambara no kwigira bingwa no kuba nike agenda gahoro we yinjiza ku CNDD ubwo mitanzamura vore muri jabwina maguruka CNDD zaba victime kakajagari kabiyaga kakubwiza ukuri ry'amareshari kimwe operation ya nyuma gukorera ahita abwira abanyagihugu be ngo muzinga imizigo operation yo kubacyura tuje kuyikora abasenide rero nibabona umufaransa baje gutwara babo umubiri yubashuka yabwiye ambassade ngo bazinga utwangushe ngo ntibagashyire telefone kure ngo uzuza zicaginze ngo nubona message ngo menye cyo wagwani niki bakabona indege za yafoza bazije kwitwara abaturage babo yo bita les ressortissants viva abujumbura viva quelque part urumva uka ntacyo yabasigiye bagiye mu nkambi z'impuzamugunga za Katare zahe hose bategura ngo icyo bitaga ngo mu rwigere turwisubize ibyo byose baratsinzwe barundi kazi bazidede kazi ibikona n'ibiswi byanyu murarwana na kuri FDLR mu Rwanda kune cyo yamutipe ko rwose ko nta kintu kimurimo ubu kucutikana FDLR gukora inama nawe muzi ikibazo kiri muri aka karere birabamara iki ntago byubakira umuhanda ntibizamura amavuriro ntibizamura uburezi ntibizamura tourisme ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunze bacu turabasuhuje omerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubageza umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse mbashimiye cyane muri iyi minsi ko twabagejeje ama update kandi mukayareba binyura umutima wanjye pe ngewe ntago ndinga yindashimira kandi na Marshal nzi neza ko ari uko Marshal ayikaze uri umuntu wacu wanjye w'abantu urakoze cyane kuko gushima ni ikintu cyiza yego no kugaya byose biri mu bigize umuntu niba rero uvuga uti ndashima ndinde so kuza kubyiyopozaho wese nushima basi hari iminsi yageze turarira pe abantu nta muntu ureba ariko ubu iminsi uko biri ngewe ndanyurwa Marshal buryo ukoze ikiganiro ukabona abantu 50 barakirebye n'ukuri kose uravuga uti byibuze amapdate twabagejejeho bari bayakeneye ariko ukoze ikiganiro ukabona ni 2000 bikirebye nyine uba wumva ko hari ikintu kibura iriya ni stade amahoro wongeyeho bitane ibirimo kureba kandi rero na APN rero byayujuje birishima nawe shimira abantu bawe bo kuri David Marshal abo kuri David Marshal TV ndabashimira kureba nawe bakoze subscribe bari benshi barandeba ku bwinshi bari bamaze iminsi bafite ikibazo cy'amajwi ariko twarayakosoye nubwo wenda hatazabura utubazo tuzama ariko abo twarabikosoye kandi burya rero kureba umuntu abantu badukurikira muri politike bashaka sound yego icyo uko byumva nushaka rwose uzana ifoto imeze gute uretse ko mwimugira n'amafoto meza yego hasigaye cy'amafoto ntiturabigeraho hari igihe nireba iwanjye nkireba nahanga base ni Marshal cyangwa ni wowe ukunda kubimbwira mbere nka comment na abantu ejo daradse ariko uko ubusa kwa Gasaro wagiye bari nako usi wawe ko tuba tubona bitandukanye oya ratani Gasaro ni nk'indorerwamo mamwirebamo ubwo nyine angira mwiza namara kugira ko gemba nifotora ni filima n'iki haza ndi oji kujya ni konsa ubundi nako konsa hano inzobe nirimo kumurika mu maso yego mva nayo ngo yego ngo nawe uremerera oya nekereza ko nzobe wese agenda ni wewe makeup yanjye nekereza ko uranyumvira sha ako man oya nekereza ko Marshal
ukora akazi gakomeye pe ejo dirabikubwiraga uri videographer uri kubanga bw'ibyuma byose moderator uri editingira byose tanga akazi n'ukuri ntabwo bishoboka giye mbona kanya amasaha agoye yego ntabwo gukoresha umuntu byangora yego oya ukamuhisa nimugoroba oya ntabwo bikunda reba akazi ibiransaba ko nk'ibi bivamo ngiye gukoresha umuntu ibi nabivamo yego ntabwo wenda ari impuhwe zituma mbikora n'akazi ariko nishaka kubaka ibyanjye mwese nzabareka ngiye kubaka ibyanjye kuko urumva ni ngombwa gushyira umuntu ku gihe ngo aratahe masaka aratahe kabuga asiga mfilimi none giye nkora ibiganiro bijya nijoro mu gicuku impamvu ubona posting mu masaha y'ine saa 5 yewe na audience yanjye kabireba so iyo niyo challenge mfite twebwe abantu dusesengura n'ibidukora abantu tujye tubibira nibanga tumeze nk'abantu babanditsi ba kera aho yumva ikintu kije bakabanywa ko ahita agikoraho turwana n'ama-update n'iki ndibuka mbirutsiro nkorerayo muri 2009 niba nibuka neza ku isaha saa 9 z'ijoro Radio France Internationale niyo yatangaje ibyifatwa bya Madame Rose Kabuye iyo haza kuba haraje social media nk'izo dukoresha uyu munsi nari guhita breaking niko urubuga rw'abanyamakuru tuba dukora none se Sandrine yego iyo nama mba nyumva neza ako saa 9 ndashaka ku breaking ntabwo nibukangura umuntu ngo ngwino shaka mu film ugire gute buriya abantu bazi KNC uyu muyobozi wa TV1 na radio ndavuga amakuru dukura mu bantu bagiye bamukorera cyane yego bakora mu kigo cye bavuga ko ngo yagiye afasha abantu benshi icyo kintu umvuzeho haruguru ugiye ntabwo namukoreye ariko yego cyuka kugwira ati ngwino hano rero ati nabyari byiza ngugire na perimi ujye witwara mu modoka ukamenya na kamera uyifotore ukamenya ko uheditinga uhereza inkuru ukamenya kujya gute yewe nkeka ko ntibyanyihutisha muri social media ariko umunyamakuru nifuriza kuba umunyamakuru mwiza yego nuba ashobora kwirwanaho mu ngeri nyinshi atabwira ngo nyeditingira sha ngo shyira amakango gute igihe wa undi abadahina ukaba wabyikorera kandi benshi ntabwo babishobora nakubwiye umujama w'inshuti yanjye nzi ugendana kamera mu gikapu akumva mbega ari muri social media ariko atashobora gufungura adashobora gufilima kandi ibi byose ntabwo tubikora kubera ntabwo ejo Perezida Kagame mu ijambo yavuze wenda tuza no kubigarukaho yageze kuri wa muntu witwa Ntete warahiye ariko nyine asaba ariko ntacyo bitwaye ariko nibyo guteta gukena gutagira ikintu avuze mu byo guteta ibi ntabwo urimo kumvugaho si ubutwari niko ubuzima bumeze n'ubu n'umunyaburayi w'umudiaspora yitekera agafurira ibyahe by'abana akagira gute ntabwo ari gukunda abana baturusha nuko gutunga y'abakozi bigoye niyo situation yabayemo umwe yarambwiye ngo marisha wigo yemera ngo ntuzi guteka tuja wateka wowe ati none se wakwigondera restaurant zanga kangahe cyangwa wabona umwanya ryari yegora sibyo ni delivery ni buri kimwe cyose rero ubwo ushobora kuba mba mu buzima undi muntu understanding ariko ajye muri context yanjye agomba kwifilima akwigira gute kandi bikavamo kandi ikisi igomba kubaho mu minsi iri imbere ho turimo kwerekeza so ndashimira rero benshi nyine bari wanje aho ngaho bakareba ibyo tuba dutangarizayo nawe kandi ufite iryo shimwe gusa abantu barimo kumbwira ngo masha ngo kutajya uvira hari abantu ngo bashaka kungurira akantu kwa mucepe ndababwira rero jewe nkorera amaradiyo nkorera n'iki bintu nk'ibyo ntabwo natakazi ngo ngiye muri kare akazi ariko konyine mafite uri libre aragenda ariko kandi n'uburyo bwanjye nawe ufite akazi kakuboshye kaba kamboshye ariko ntekereza ko ibintu by'amanalize nkora n'akandi kazi nkora ntabwo bihuye n'umuntu wo kuri tere ukora ama stand up suko yananira narayakoze ariko nabinyuzemo ukavuga uti bano bantu bakiri bato nibahanganye nabyo ntabwo njya mu bintu kwiba ndi yakurira imisozi oya ntuzatuke ndanashaje ntuzatureke twikomere uzansigemo shawo rekunda njyari kuza rekomenti abantu bose bavuga ati sha David na Gasaro ni ukuri kw'Imana muri inshuti pe bitari n'iby'akazi mushaka kuba muri inshuti cyane oya turi inshuti turasangira turagendana ndazaza mu bukwe bwanjye mu bukwe bwawe nzahaza ubwo umuvandimwe wawe nako ntago ubwawe se ushaka kurongorwa kabiri se umuvandimwe wawe ari ubwawe nzaba mpari ntabwo nahabura kandi si ubundi abantu bapfa iki Sandrine none se ibi bizarangira dukomeze tuhaze gusigisimba numva ari ikintu banapfa rubundi abantu bagomba kubana buriya hari ikintu nkundira
ni credit nshaka guha nk'abantu bo ku Museke n'abana ba Marisi nakoze impanuka urumva kandi Marisi abakimironko sibyo yego Ange wo ku Museke sizinga bahehe nawe ako nibo bantu ba mbere bangezeho ngewe ejo ndurwaye nashatse kugemurira ushatse kungemura ariko ugiye ntabwo umuntu agwemara yasabasha kurya nanjye ba credit rero nawe ndayiguhaye ushaka kugemura ibyo kurya kandi habona n'iki ikiziba kanwa ibyo uzabikora ndi muzima mujye mugemura umuntu ari muzima ntimukamucunga arwaye umuntu muzima nta kintu ndagukorera cyiza uragikora ariko ibyo nge muzazingemure ntarwaye urumva ariko mashari we mana y'isi n'ijoro nabonye ahantu hari ifi mana yanjye ugiye kwamamaza se oya ntago nahavuga n'ubundi nta kibazo ariko mana yanjye reka nyikwereke marsha twavuze ko tutazasubira hahandi kuri kwima naho muzanca murabeshya ninkujyanayo urumva kambaza mbi checking sha ninkujyanayo nikuryohere ese niryohera hariya ko tukitoranyiriza iyo dushaka iyo ngiyo abantu bane barayirya ariko yasigaye iraryoshye niho hantu ntakubeshye nabo mwadupfundikiye noneho mwimwakuye twahavuze nijoro turi kubwira abantu twati kwe tuti hano batubabaje turi kwe na marshari atariko sha byado ifi umva iyo fite ukibona mu wambe twatekerejeho ni wowe ni mu Rwanda irasa neza urumva ni hano ruguru Luxury Garden hariya ruguru Luxury yego bafite ifi ryoshye uziko ntari mbizi buriya mbona hari indabyo nkagira ngo umuntu yajya akarya indabyo akarya iki niki oya ibintu byose birahaba nyine bafite igikoni cyiza cyane Luxury ni heza ariko bazakorera muhanda ujyayo yego pe ese buri ku cy'akarere katayibakorera iyo umuntu azaje igikorwa cy'iterambere cyera akarere kamugobokaga metero 400 ntibabafasha akanyuzamo n'imashini koko hari ubusitani bukomeye uziko ndaneze ko ahantu uvuga muri Norvege hari ubusitani bukomeye busa neza uziko twakunda kugira impaka koko Betelehemu hari umuntu Yezu yavuka Betelehemu ariko narageze ndemera naremeye bafite variete nyinshi ushaka kujya ha ushaka kugira gute niba bongeye ifi rero wenda bakajya na customer care nziza bagira ibintu byose babijya n'amapiza n'ibiki byose ntacyo batagira buriya no kuri kose ese bakiriye bakuraye barizana ahubwo se aba bakora hehe si gusa bakire n'abanyarwanda kuki se tujye gukorerayo umunsi mutwe gukorerayo nyine tujye niyo fese kuki oya nta kibazo location igenda baranayinyemereye ikiganiro gitatse uzagikorerayo sibyo yego mwariye mwenyine rero murangije murimo kunyereka ama video twari tuvuye gushaka ibintu by'umugeni n'ibiki tugize kandi ntazakorera ubukwe dushu tunashonje cyane mujye muntu maho gihe nta masaha nagenda yego uyu munsi tujyana hano mu kirori uyu munsi yego hoya mashara kare kabereza makuru kandi gukomeza makuru mu makuru aho mbona ko mu Burundi hari kubera ngo inama zikomeye cyane aho hari kubera inama z'aba FDLR ndetse ariko izo nama n'ababirigi bakaba bazirimo ikindi kintu kindi nuko bivuga ko ngo abasoda barundi bahunze Uvira urumva ngo bashobora kuba bagarutse bagatangira kurasa bahunze Uvira bahungira barahise bava muri Uvira suzi ko Uvira ifatwa se bavuze ko aba FRDC abarundi n'abazalendo bahunze nyine umujyi rero ngo bari gukora ntuzi comeback yego okay ntacyo bitwaye ariko ntacyo bitwaye sicyo abantu bakunda kuntukira n'ubundi reka none mbohe umwanya wongere bantuke nyina wundi abyara umuhungu cyaka abyara umukobwa urumva reka tuvugishe kuri izi kamera za Gasaro News niba hari tuvuge hari nk'amakipe ahanganye n'amazina yawe sinangomwa ngo murundi ngikindi kintu nk'ibyo ngibyo ariko nabwo umuntu yabavuga uko bari muri no game yo muri Kongo yego Sandrine niba abantu bumva badashaka ko ibibazo biri muri Kongo biganirwaho bigakemurwa mu buryo bw'amahoro bakumva bahisemo kuba gufata uruhande niba mu gifaransa cyita barricade rw'intambara Sandrine isi yiteguye kurwanya iyo ntambara nta kibazo no problem about that so niba umuntu yicaye akumva arashwe muri Uvira cyangwa kuva buracyarasa abanyamurenge no mu kanya suko y'ubu tuvugana imaze kurasa ngo abitwa mu mikenye urumva akumva iteka
umuhamagara amubwira ngo ibi tubireke tubigire gute, tubirekere Doha, tubirekere Washington, tugire gute, aka karere karimo abantu birwanye yego kandi babishoboye. None ashaka kujya mu ikipe yo mu Minembwe nako yo muri Kongo baraswa na leta ya Kinshasa, baraswa n'abarundi FDL, iyo kipe yose umaze kuvuga sibyo. Ntabwo rwose amahitamo abaye intambara, iryo tsinda rishobora gutsinda intambara kuko ntabwo ryayitsinze mu Rwanda, urumva mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi abo bose uvuzemo bari barimo. Yego. FDL yari exfar, yari interahamwe, bari abasederi n'abandi. Icya kabiri ababiligi bari mu Rwanda. Ndashaka kuvuga kukwereka ko kano karere k'ibiyaga bigari uyu munsi turavuga Kongo, ariko game zirimo gukorwa muri Kongo n'izitekerezwa no gukorwa muri Kongo zabereye n'ahandi. Nicyo kintu ushatse kubifata urugero. Abafaransa baje muri ibi bintu, Misiri yigeze kuza gufasha Habyarimana, urumva. Yewe ntekereza ko ababyibuka neza igisirikare cya Habyarimana cyakoreshaga munition ni imbunda zikorerwa muri Afurika y'Epfo, nk'imbunda yari ikomeye cyane muri Afurika. Muri Exfare bakoreshaga izimbunda zitwaruzwa n'abasirikare, ibyo bita intwaro ntoya, barayizi nk'iyo bitaga L4 cyangwa se NATO. Kuko abasirikare ko Habyarimana imbunda zo mu ntoki nyinshi bakoreshaga, abarindaga Habyarimana manza bakoreshaga zo bitaga Uzigane, no tubunda dutoya tw'Abayisraeli n'izindi wenda bari bafite birumvikana. Habagamo icyo bitaga self loading, ni imbunda mbona ikoreshwa n'igipolisi cyo muri Kenya. Waza muri aka karere isigaye muri Kenya, abantu bajya abapolisi bo muri Kenya bakunda gukoresha izo mbunda iyo bari mu kazi. Hari bita G3, nizo zaboneka ku rugamba ku ruhande rwa Habyarimana, ariko urugamba rukimara gutangira kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi wabonaga bakoresha iyo bita UL4 cyangwa NATO mu bundi buryo. Ndakukwereka ko yewe ni nabwo mu rugamba rwo kwa Habyarimana hinjiye imbunda sa nk'izo bita 105 mm, urumva zari nk'imbunda zigezweho. Ndewe bivuga ko zanakoze akazi gakomeye mu rugamba rwo muri Iraq, kuko abafaransa bajyanye n'abanyamerika muri Iraq n'abongereza. Bujya mu Rwanda nuko batabivuga benshi cyangwa sizi impamvu zabyo, hari n'imbunda zanahagerezwaga kuko abafaransa hari imbunda zabo bageragezaga kuri za Mukarange barasa ku nkotanyi buri kimwe cyose, basa nk'aba testing ubushobozi bw'izo mbunda uko bagenda baza upgrading bagira gute. Burya ibyabaye muri aka karere havugwa bikeya, wenda nuko bitaragera igihe cyangwa se byavuzwe bikaharurukwa n'iki byose. Jewe ngiye gufata kuko turi mu biyaga bigari in global, ntabwo turajya Burundi Kongo, turi mu biyaga bigari mu buryo buri global. Yego. Ngiye ngufata ibiro kuri balance n'uburemere bw'abantu babaye involved mu ntambara zo mu biyaga bigari. Yego. Autrefois icyo gihe ndimo kuvuga bamba bari kubikora gutyo muri commentaire bazaduhe nawe ibindi bitekerezo. Ngafata n'abari muri enjeux uyu munsi z'intambara ndabaguha bose. Uyu munsi hasa nkaho mu by'ukuri ruya rugamba rwa kera ku bantu bashaka gutoba kano karere harimo imparage, ariko uyu munsi harimo utunyamasyo. Ngaho ufata akanyamasyo n'imparage birukanke turebe. Imparage ne yiruka cyane. FDL General Byiringiro, General uriya ngo ni Omega, ikindi hano muri aka karere twavuzemo abagenerali ba Mayere ujye ubumva bo kwa Mubutu, sibyo? Yego. Burundi bagiraga ba Mikomagu n'abandi bose siziki, aregiye karo kare karimo abagenerali rwose utamenya ngo niki, urumva? Yego. Hari Babizimungu, hari Bakabirigi, hari bande bose. Ushake ufate izina rya buri umwe wese ntumuburire izina. Hari abanyamakuru bateye ubwoba n'aba propagandiste. Uyu munsi munavuga mbaye haga bakantano bariho. Abitwa ba Florent Campayana murambavuga. Baba Mwanga. Zahiri teremo. Hose sibyo? Yego. Ntabwo ntekereza ko amagambo ya Bitakwira arenze ayo bamugesera bavugaga. Sintekereza ko igotwa rya Minembwe, urumva? Yego. Ridashobora gukura ikigwa nkuko nubundi n'abantu bagiye bicirwa za Bigogwe, bakicirwa za Bugesera, bakicirwa he hose, urumva? Biri mu mpamvu zagiye zitera zimwe mu ngamba zagiye zibera muri aka karere. Ariko abo bose iyo batch bandindira Imana bumva n'abandi bose ba Colonel Nsayimana n'abandi bose yapfaye na General wari wahiriye mu ndege, bari abantu bakomeye. Ntakagira umuntu ukubeshya. Buri gihe uko isi meze, abantu bigihe runaka n'igihe n'abacyo ntago baboroshye. Nkavuga ngo rero FDL barakubwira Omega
wenda yajya Burundi Victor yajya he hose nyene kuko generation uyu munsi kumva byacitse byakomeye patati patata ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wajya mu Rwanda wajya kwa Mubutu kuko nawe aza muri abo bose Mubutu yavutuwe na Twakadogo sibyo yego Mubutu yavutuwe na Bakadogo erega naba bafande ritadi genero Kabarebe icyo gihe iyo barebye ukareba 91 92 kuzamura ba General Karenzi Keke n'abandi bose ndashaka kuvuga amazina yagendaga agaruka nk'ubitangazamakuru kuko nka General Keke ngo yabaye no mu cyo bitaga Gome bari abasirikare baba hagati y'abantu barwanaga urumva bari batoya ifashe imyaka 31 ubu ngubu ugakura mu yo bafite bari basore bakiri batoya none se nkubaze ko babashije gutsinda izo ntambara mu butakiruka Habyarimana ni marashyinguye sinabizi n'amanyama yabo bose bafite bamayere bakirukanka za Nyakayaga n'iki byose uretse kisitiga inkone kubise mu kibuka irenze urugo abaseni de DFDD bameze nka MND imbonera kure zimeze nk'intera hamwe urumva IDPS imeze nk'ikintu n'iki byose bazagera kuki uzi ikintu kizakurikiraho ubu umuntu no kwibona yishyira hejuru muri intambara yo kumara abatutsi bo muri Kongo yo kumara abarwanda no kugira gute babita kuri abo ngabo nukuri kose zigiye kukubeshya intambara nagazarangiye itagize segment y'ubutabera last time nabikubwiye izi ngagaro ubona zishyira hejuru muri intambara wari umuntu bagufotoye wagize gute nagize gute none n'ibyako basi cyuma satellite urabifata ufite selfie nyabibona niki bantu bose bazaburana bamwe bazakenyuka sibyo kandi kimwaro kizabica muri bose victime urimo ubabaje harimo victime babiri victime wa mbere naba bantu barimo kwishwa nino coalition uvuga ngo iri Bujumbura uno wa Munyamurenge nuvuga ikinyarwanda nugize gute yewe reka mwe bagasita bagenzwe kuriya je ntabwo bimbuza kubavugaho nibagisore babujwe gushyingurwa ni imiryango yabo n'abantu bari mu gacerere kubera ikibazo batewe n'iki ngiki that's the first victim ariko the second one ndamukubwira mu izina ryabyo ishyaka CNDD rizaraswa urabona ko ryigize pare jaguparina ino ntambara no kwigira bingwa no kuba nike agenda gahoro we yigeze ku CNDD ubwo mitanzamura vore muri shabwira maguruka CNDD zaba victime kakajagari kamiyaga kakubwiza ukuri rya mareshari CNDD nta kintu hinduye donc iza consoma conséquence y'ibintu birimo kuyu munsi icyambere maze imyaka 21 barusha Habyarimana imyaka 2 kuko Habyarimana maze imyaka 19 ku butegetsi Habyarimana yaraje azana amacakubiri azana ibingi bajya batubwira byiringaniza mu burezi patati muri kimwe cyose sibyo yego tagaho tugatwagatutsi wajya kugira ujubona amafoto y'abafaransa bagenda bari indangamuntu wowe mu bwoko ki hanga za Kinyoni nahe hose biranditse no yiye ku rwibutso rwa Gisozi ayo mateka yose ugenda yabona n'ahandi hose kandi twese turabizi yego buriya Metre Nkongo rero dukuna kuganira niwe ugeze kunyibutsa abantu baramuzi cyane ajyatanga n'ibiganiro se na mu ambassadeur yahoze ambassadeur muri Kiba y'u Rwanda yari nayo baye mu nteko ishinga amategeko ntubara ariho ujye uzambwira nzabahuze mujye muganira yigeze kumbwira ko ari Nyabugogo ari gare ubundi hariya ngo hari ahantu abafaransa bakorera make-up mbere yo kujya ku rugamba n'ibifaru byabo niho bisigiraga amarangi kugira ngo batavumburwa ko nyine ari abazungu noneho bagahita bafata inzira igezabyumba kurwana abantu n'uri muri gare uri mutega bisi cyumenya ko abantu hari n'ikituo hari ikigo cy'abafaransa naho bahagurukiriza ibifaru bajya kurasa abantu none se uri muri iyi ntambara kuko yabaye mu mercenaire kuko yabaye mu bari muri Colombia ni bari bande Black Water none se niki abantu bashaka kubona kindi se none se bari hehe birukanse ikintu igihe kiragera wamara kwivanga muri ibi bintu bidasobanutse tujye muri CNDD-FDD ikintu umuzungu gukorera ni kimwe operation yanyuma gukorera ahita abwira abanyagihugu be ngo muzinga imizigo operation yo kubacyura tuje kuyikora abasenide rero nibabona umufaransa baje gutwara ababo umubiri yubashuka yabwiye ambassade ngo bazinga utwangushe ngo ntibagashyire telefone kure ngo ugize zicaginze ngo nubona message ngo menye icyo wagwani niki bakabona indege za yafoza baje kwitwara abaturage babo yo bita les ressortissants viva à Bujumbura viva quelque part urumva umukinwa w'Kinshasa umuntu wahe hose nabona bimugere ntazavuge ngo iki byukuri ntakubeshye ntabwo ndumuhanuzi siniki umusesenguzi iri tsinda ry'abantu bashaka intambara CNDD abarunda abo kwa Tshisekedi abo bose bari FDLR ntibashobora gutsinda iyi ntambara nakubwiye ngo abayirimo ntibakomeye kurusha bazi bayimo kuva na kera
sponsorship bafite ntiruti yabayeho kera kugeza ubwo na operation turikwaze yaje muri aka karere ije kugira ngo wenda babona kuka ntacyo yabasigiye bagiye mu nkambi z'impuzamugunga za Katare zahe hose bategura ngicyo bitaga ngo mu rwigere turwisubize ibyo byose baratsinzwe sibyo none iyo image isa gutyo donc tujye muri cadre ya image umva amazina ntabwo asa niyo uwo mwana w'ikirumbu umeze gutyo ubumbatiye ideology kwica abantu kugira gute ni Burundi bushaka gukikira Uburundi buzahari ifuta ibihehe izaburuma iburya amatwi urumva babone ko bahaye rifuta ibihehe barundi kazi bazidede kazi ibikona n'ibiswi byanyu murarwana kuri FDLR mu Rwanda kune cyuriya mutipe ko rwose ko nta kintu kimurimo ubu kucutikana FDLR gukora inama nawe muzi ikibazo kiri muri aka karere birabamara iki ntabwo byubakira umuhanda ntibizamura amavuriro ntibizamura uburezi ntibizamura tourisme urumva ntabwo bizana well-being mu baturage bari kwiga muri intambara kubera iki urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 56 55.